cyane mu gihe hari abazamuraga ukuboko. Hari umusitari nabonye hano wicaye inyuma yazamuraga akaboko, nagiraga ngo muhe ijambo. Oya, ntabwo ariho. Nkamuha mikoro akagira icyo avuga. Ukuteye nukusabira ngaragura, je suis vraiment fou de toi. Amaso yanje niwo wareba, urukundo wamaye rumara kwifuza, kandi sinicuza. Je te promets mon bébé to satisfy you for life. Murakoze cyane. Nitwa Mugisha Fred Robinson, abenshi banzi nka producer Element Eleee. Nkaba ndi umusore w'imyaka 23, nkaba mvuka mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Nkaba nanjye naraje gushakisha Kigali nk'abandi basirimu. So ntabwo byari igitekerezo, nifuje kugira ikintu nsangiza bagenzi banjye. Actually nanjye ntabwo ndagera ku 10% y'ibyo nifuza kugeraho mu buzima, ariko bije mfite nizera ko hari abo byafasha muri bamwe bari hano. Natangiye muzike 2020 biri professional. Natangiye ku ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Hands Up. Ndakeka mwese mwarayikunze benshi muri mwe. Kuva icyo gihe nabonye feedback nziza, mu by'ukuri nza kumenya ko hari icyakunda. Mbona ko hari isura nziza, nabonye nari mbonye sample y'ibyo nakora byinshi birenze. Kuva icyo gihe nkora imiziki myinshi igiye itandukanye, kuva 2020, 2021, 2022 hose natwaye awards y'umu producer wa mbere mu mwaka. Murakoze. Naje kuba nominated internationally muri awards zitwa Afrima, badutumira muri Nigeria. Actually ntabwo nabonye amahirwe yo gutwara iyo award, ako byonyine kuba ndi umunyarwanda wabaye nominated aho hantu. Ninjye umunyarwanda wa mbere mu producer wari ubaye nominated muri Afrima. Abenshi bakunda kwibaza, bakumva indirimbo dukora akenshi ziba zimara iminota 3, ariko mu by'ukuri njyewe hari nk'indirimbo mperuka gusohora yitwa Fou de toi, imara iminota 4, ariko nayikoze 2021. Uri kumva imaze imyaka 2 muri studio. So ibyo byose bisaba commitment, and iyo ndirimbo is one of the biggest song muri East Africa right now. Hari message nanateganyirije gusangiza urubyiruko rugenzi rwanjye. Bavandimwe rubyiruko rugenzi rwanjye duteraniye hano, dore dufite igihugu gifite amahoro n'umutekano, cyane cyane gihe amahirwe urubyiruko. Mu Kinyarwanda baravuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Nimureke tuyabyaze umusaruro, uko bwije nuko bukeye turakura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu kanya aravuze ati, aha turi barahanyuze kera, urugendo turi kunyuramo nk'urubyiruko barunyuzemo kera. Ni nkuko natwe ejo ntabwo tuzaba tukiri rwa rubyiruko, hazaba hari abandi bitwa urubyiruko. So ndumva ayo mahirwe dufite twayafatirana tukayakoresha. Nimureke tuyakoreshe tucyubaka, dukoresha amahirwe dufite n'imbaraga dufite, twubake igihugu cyacu, tuzabona aho dusazira naho abana bacu babyirukira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.